nibyo ndagushimye mwana wanjye nawe nimba ushimye ariko ntuzibeshye ko ubundi marembera bya bindi by'uvuga ngo jyewe ngo noneho ngo Imana nubikujyanye ngo sinazongera kuyivugisha se rigobwa ko nzajya niyime ibyiza niyime guseka niyime kwishima nta mpamvu ariko nubwo urwo rukundo rwa papa ntigeze ndubona kandi ari we muntu nakundaga kurusha abandi ku isi. rero Zaburi 102 n'umurongo wa 25 haranditse ngo ndavuga nti niko handitse Mana yanjye ntunkure ko ngicagashije iminsi yanjye ntunkure n'ibitaruzura ube woroheje myaka yawe ihoraho ibihe byose. Amen. Mpamvu nari mvuze ngo kurwarira akadege umuntu from day one nakunze papa wanjye ndamukunda kataraboneka nawe bizika umuntu nkunda ariko sinagize amahirwe yo gukundwa nawe nga nkunde nkuko njye mbyifuza kugeza ubwo nafashe umuvuga ati ntanzigera mfata bidi yanjye akunda kumbyinirira ngo nyabusharini ngo gakobwa kanjye tugambo twose umwana w'umukobwa yakunda kumva kuri papa we papa wambabarira ugahaguruka ndibwira Imana tuzandindire sogokuru wanjye kugeza igihe nzaba ndi Charlene ubasha kwigurira ikintu ubasha kwimenyera buri kimwe cyose. ubundi marembera bya bindi by'uvuga ngo jyewe noneho ngo Imana nubikujyanye ngo sinazongera kuyivugisha ntagihe utazayivugisha kuko urumva nanjye ndareba ibyo kibi rwose mwana wanjye basi Imana yo mu ijuru byumve ko nyishimiye aze ndimo rwose. munyemerere twakire twebwe turi abakirisitu kandi turabemera Imana tugomba kuvanga mo iby'Imana sibyo niyo mpamvu tutagomba kuva hano niba hatagize n'utuvungurira ku by'umwuka sibyo mutwemerere rero twakire umukozi w'Imana ugiye kutuganiriza mu mu minota mike nk'uko twabiganiriye ariko munyemerere mbanze muragize Imana data mu izina rya Yesu tugiye kumva umukozi wawe reka umuyobore rwose umukozi kara ku munwa avuge ibyo wamubwiye kuvuga kandi mwami ibyo agiye kutubwira ureke bihindure kandi bigire icyo byubaka mu mitima yacu ubwo twishimye tuzarushaho no kwishimira mu bwami bwawe mu gihe cy'umuzuko haba ari we haba ari twe izina ryawe rihabwe icyubahiro twesabye twizeye izina rya Kristo umwami w'umukiza amen. Muraho nanone
sinzi niba ikimenyetso cy'uko hano hari ibirori kirihe ntabwo dushyushye kandi twambaye neza rwose hejuru abera bazamurika nk'izuba ayo ngayo aba ari amarangamutima y'umuntu ariko kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega ashaka guhagarika ibirori byacu cyangwa bibishye ko umuntu ntiyaba ababaye natwe ngo tunezere aho kuvubwa neza mu ijuru abera bazamurika nk'izuba naje gutekereza asanga ni mu marangamutima y'umuntu akurikije uko izuba riva ibintu byose bikagaragara ariko abera bazarusha izuba ikiruta izuba ntituramenya icyo ari cyo ariko kirahari mube hano kandi mube hano tugeze mu mwanya mwiza utajya uvangwamo n'ibindi bintu sibyo umwanya mwiza utajya uvangwamo n'ibindi bintu umwanya tukwiye kubaha abera bazamurika kurusha izuba buriya ku zuba hari ikintu utabona ariko mu ijuru ho umucyo isanzure Imana ubwayo ngo niyo izaba ari umucyo ntabwo Imana yamurika nk'izuba rero izarusha izuba haleluya amen rero dusangire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi w'ibyishimo muri uyu muryango turebe muri za bibiliya zacu dutunze muri iri koranabuhanga muri iri terambere hanyuma turebe Zaburi 102 n'umurongo wa 25 twumva icyo havuga haranditse ngo ndavuga nti niko handitse Mana yanjye ntunkureho ngicagashije iminsi yanjye ntunkure niba itaruzura ube woroheje myaka yawe ihoraho ibihe byose amen kumutakirira amen kandi ni byiza cyane ndavuga nti Mana ntunkureho hano kuri za status zanjye hari na madamu hano yagiye abibona abakozi b'Imana batashye bamaze gutaha dufite pasiteri batashye dufite umuhungu twakoranye umurimo w'Imana uri umuhanuzi cyane uturuka iwanyu witwa Daniel nawe yamaze gutaha yego mama si wo bugingo Daniel yapfuye yaragiye rwose n'abandi nabo tutamenye n'iki ariko ndavuga nti Imana ntunkureho ube worohe mbanze ndebe haleluya amen abantu muri aha mubwira Imana ngo rwose ndakwinginze ntunkureho imyaka yanjye igicagasa tuzarebe n'ibindi birori amina amen aba babyeyi kubakura hari ibindi bintu biri imbere iba yoroheje rwose mwiyagire mwigiraho mujye ibi ni bitoya birakomeje ndavuga nti Mana yanjye ni ijambo rinini keretse uwampa amasaha akama n'abantu benshi ntazi umubare ngo ntibabwire ariko kandi ntawe bitanezeza ndavuga nti Mana yanjye ntunkureho ngicagashije iminsi yanjye kugira ngire ibyo mbona binejeje amaso yanjye mbanze ngukorere uko mbyumva yego kandi wa Satani ni wo kwica ni wo gukuraho ariko ndavuga nti Mana yanjye ntunkureho ngicagashije iminsi yanjye ayiwe banze mbone banze nishimane n'abantu banze mbone ibyasezeranijwe banze sohorezwa amasezerano iyi kiza kubakuraho Zaburi arongera aravuga Dawidi nyinshi ni za Dawidi uretse ko atari we wanditse Zaburi gusa wenyine aravuga ngo umutima wanjye ubeho
kugira ngo ushime yego umutima wanjye ubeho kugira ngo ugire ute gushima nyemerera mbeho kugira ngo njye vuga ishimwe ryawe amen kuba twabayeho imana yaturemeye ibiro iyo ukurikiranye amateka cyane njye ndavuga bitoya ariko aba bazi byinshi amateka y'uyu mwana twaziye mu biro kayakurikirana no kugeza amagingo yicaye ni binini ni elasitike ni binini ntabwo bicika umutima wanjye ubeho amen kugira ngo ushime yego umutima wanjye ubeho kugira ngo ushime intambara ducamo zituzitira zigenda zitubera amadodani zikatubera ibintu bikomeye cyane iyo tuzitambutsemo neza Imana igituremera amashimwe mama Sharirene arabyumva kurusha ngewe cyangwa kurusha mu mwicaye cyangwa ababyeyi be barabyumva ko twicaye ahantu bameze hatya umugore utegura amaboko agategura no mu nzu ntabaho undi amaboko aba hanze gushyira amafaze mu nzu za jaride ziba hanze ndavuga ngo ntungureho imyaka yanjye igicagase baze bagura amavaze mu nzu baturage bajye baza basange no mu nzu amen 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 ntungureho yego uboroheje utaha dushobora kuzicara muri salo ariko itari hano hasi tuzamuka hasi Imana ihabwe icyubahiro haleluya sinzi neza ariko ameze uroroheje rwose uburetse umutima wanjye ubeho kugira ngo gushime waza guha buri mwana wese uvuka kuri uyu mugore atigira ikintu uvuga sha n'agatoya kavuga ntabwo kabura ibyo kavuga hanyuma wagera kuri iyi fura yo muhaye rwose ukamuha nka mikorofone n'abaturanyi bahagarara ku gipangu bakumva ibyo bintu bakumva bashaka kumva ibyo bintu ndavuga nti ntungureho imyaka yanjye igize igicagase amen ariko mwabyumvise igicagase hari abantu satana niga hari abantu akuraho imyaka yabo igicagase si byose si byo mama Media hari abantu ikuraho imyaka yabo igize igicagase ubundi guhera ku myaka 120 uba warabonye ubuvivi n'ubuvivure ibirori warabibonye abuzukuruza iki ibintu byaraguciye imbere mfite mukecuru ntava mu nzu asajije imyaka 80 aba mu nzu hanze ntazo kwahana kandi arakiriye yuzuye umwuka we amina hanyuma ahora atubwira ati ko muramburiza iki gutaha iwacu iyo arimo arambwira tuze kumpa amayinite y'ijana ati hari abantu ushaka kwivugishiriza ntabwo uvugisha niba guki bataguhamagara atari iryo jana ariko rigutwaye harimo noneho hari igihe mba ndi mu cyumba nkumva arimo aravugana n'abantu ko naramuzanye turabana namukubwiye yabaga baravuga terega ati rwose muzansura ryari ariko ngiye gutaha bati se ugiye gusubira ikabuye atumva namwe ati ikabuye se ni wanjye ati ngiye gutaha rero ati ngiye gutaha rwose muzansura gihe iryo jana karizenguruka arivugishamo abantu abarimo avuga ati icyo ntabakoreye ni iki mwandetse ngataha nitwe tumuziritse kuko umukecuru araryoshye kuba yicaye aho gusa warizi ngo arimo araturushya ariko twebwe ni inyungu kuri twebwe ndavuga nti hari Imana yambwiye ngo aragiye umugeni rwose ijuru ryamaze kumwambika ntegura Diviseri 2019 ndayitegura ubukwe uko muzi ubukwe bantu baranwerera amafaranga menshi Imana yari yambwiye ngo bitegure namaze kubitegura neza ndabitegura bye dufata amamodoka tujye kumutembereza kwa kundi abageni bajya kwifotoza turaterura tugira dute nuko tugeze mu rugo ibirori biragiye nimugoroba nijoro aravuga ati nshaka ngende
abantu baravuga bati twigase n'ibintu ukoreye umubyeyi yego birarangiye buriya ntabwo maze kumwongerera ibitusi disi we mwongereye ibitusi kandi nyuma y'umwongereye ibitusi hari ibindi bintu byinshi yabonye by'abana be si byose ndavugana haleluya amen ntunkureho imyaka yanjye gicagase kandi umutima wanjye ubeho kugira ngo gushime iki kintu Imana itwongereye igihe cyo kubaho kugurisha amen birakwiye rero tugiye kurya tumwe tubyine tunezerwe ariko nuko turiho si byose nuko turiho abamaze gutambuka ibirori ntabyo babonye ariko ndavuganye haleluya ntungureho imyaka yanjye gicagase ngiye gusenga Imana kandi mukomere kandi Uwiteka Imana mu ngororano atanga ni ubukire icyubahiro n'ubugingo yego mama Sharirene turaziranye Imana turaziranye ntukubona udingisa rwose ndavuga nti wa Mana we kabisa uyu mugore rwose ariko uriya ni ibintu bibiri ntakubwira twihereye twenyine nshatse navugira aha ngaha iyi Mana iyo uyivuze neza ntuyigoreka ntugoreka ibintu byayo mbese ukayivuga neza irakuganira si byose ikindi cya kabiri iyo utayiciye inyuma amina haleluya two tuntu mu tunote ahandi hose niyo waba umunyamahirwe iyo utayiciye inyuma kandi ntuyigoreke ukayibwira abantu uko iri byaba bisharira byaba bimeze bite ukababwira ngo iravuga iti mvuze neza mvuze neza uransobanuye mu gihe abantu barimo batagatifuza ibintu bakagira gute bakongera bagasenya wowe ukayivuga neza irahaguruka buriya mu kintu cyatumye ishumbuka yowe ni uko yivuze neza yajya avuga ati nishaka iba ari inyinshi amen ubwo se murashaka kuvuga wenda ngo munteranye nayo nishaka bari inyishe nzapfa nkiyiriye Imana ishimwe nishaka bariyo kurinda ndi kuzimu nzamanuka avuga ngo uriyo murimo kunshuka hari umuntu wihakana uzahagarara imbere yayo niko yahise avuga ati namenye neza ko nta muntu wihakana uzayihagarara imbere nzabira kuko avuga ngo nji wawe amen iyo yifuze neza Imana ishimwe barongera baramumenesa aravuga ati uyu mubiri kandi umubiri uraryana aravuga ati iyo muvuga ati uruhu yabonye atari rwiza amen urunguru irabanza irukureho kuko sinshobora kuzayibona arirwo nambaye amen buri inzira satana buri inzira Imana iyo uyivuze neza iragushumbura amen izi zose ni inyungu z'uko uyivuze neza ntuzigere uyigoreka wa mugore we ngo umuvuga ari kumwe mugenzi wawe kandi twahiga hari n'igihe wasanga porosantaje zawe ziburaho gato kuzapurudasiyeri ariko sinshobora kuyigoreka ntabwo nayitambika cyangwa ngo nyigire gute ni ukuyihagarika ukayihagarika ikema si byose ukayihagarika ukwiri kandi ubwo irahagaze ntuyitambike ngo uyikenereze ugire gute kandi ukomeze wikwimeze Imana iyo uyivuze neza kandi n'umuntu iyo umutatse neza mu ijuru yego haleluya ngenda mbwira abantu ngo nimushaka kuyirya ibintu amina nimushaka kuyirya ibintu mbese rero igihe umuntu akurya ibintu anakuryarya atagukunze akajya kwereka iryinyo rya nyuma rya muzitsa kandi arigagira gutya gese nta bitwenge birimo akakurya utuntu akakunogonora Imana nushaka kuyirya ibintu ndibuka marayika yigeze asanga mu nzozi 9:8 arambwira ngo igihima Imana urakizi ni kwa Cinara Yesu ngira ngo ni dayimoni igihima Imana bayihima bati arambwira ngo ya mutega amatwi ikintu gihima Imana arambwira ngo igihima Imana nuko yinezeza haleluya
arambwira ngo igihima Imana ni ukuyinezeza. Mu gihe nkirimo gutekereza iryo jambo marayika mbwiye, arambwira ngo igihima shitani se kibakizi. Wenda igihima Imana cyo ni ukuyinezeza nibyo, ariko si igihima shitani wayihinisha iki? Nabyo arambwira ngo igihima Satani ni ukuyereka ko ibyo yakoze nta gaciro. Amen. Yarambeshye marayika. Haleluya. Yaranshutse. Mama abakuze. Yarambeshye. Arambwira ngo igihima shitani ni ukumwereka ko ibyo yakoze nta gaciro byagize gute bifite. Barambwira ati burya Satani ubuyirangije. Mama Media ti Satani ubuyinogonoye. Yego. Iyo yeretse ko ibyo yakoze kandi nibyo koko niko kuri. Yobu nawe niko byamugendekeye. Haje imbitsi zitandukanye, hakaza imbitsi iti ingamiya zawe abashora bazirayemo zose zirarangiye, ati n'Uwiteka wabimpaye arazisubirayo. Ibimasa byawe n'amapfizi muri hehe? Ibimasa byawe n'amapfizi bimwe bihinga, dore bantu inkuru yabikubise birarangiye, ati n'Uwiteka wari wabimpaye arabisubirayo. Abana bawe bari mu birori na musaza wabo, none ninjye ubakotse wo kuza ati n'Uwiteka wari wabampaye, ariko ninde washobora gusubiza imbitsi aryo muri n'Uwiteka wari wabimpaye arabisubiranye. Iryo ni ijambo ry'ubutsinzi ryo guharanira neza, ukavuga ngo igihima Satani ni ukuyereka ko ibyo yakoze nta gaciro wabihaye. Reka dusenge Imana kandi mwige. Igihima Imana ni ukuyinezeza. Yego. Igihima Satani ni ukuyereka ko ibyo yakoze nta gaciro. Zihose kwibwira nta kintu ukoze. Yego. Ikagutega ikindi gihe yakizana nacyo utibonye. Iki nacyo ntacyo ukoze, igera aho ibyo kugerageresha byose bikarangira. Ibyo narabibonye. Muhindi imishyitsi mubwira Imana ngo ntunkureho, twicagashije imyaka yanjye. Turagushimiye Mwami w'ijuru. Haleluya. 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 Sina ryawe nirihimbazwe. Amen. Uri umwami w'amahoro. Yego. Haleluya. Ndavuga nti ntunkureho imyaka yanjye igicagase, ahubwo umutima wanjye ubeho kugira ngo uvuge ishimwe. Turagushimiye, wadukuriyeho byinshi byahigaga ubugingo n'umubiri. Ubu turaho, turi amahoro, turabasha kuvuga izina ryawe. Udukomeze muri ibi bihe bigoye abagenzi, udukomeze muri iki gihe cyo gusubira inyuma kwa benshi, udukomeze muri iki gihe kirushya. Urakoze urakarama, izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndimo nsenga mbonye ubona Benz. Amen. Mercedes. Mercedes Benz. Amen. Aha. Sinza nere kwanza mpano. Kandi nuwo hambere sinjya mvuga ibintu Imana itambwiye. Uyu mugore Imana imuhaye imodoka y'Benz. Benz Mercedes. Y'umukara nziza. Haleluya. Amen. Ukazayihekamo uyu musaza n'umukecuru. Imana niyizane bagira imyaka yabo itaracagata. Bongera igihe cyo kubaho babona umwana wabo atwaye Benz. Uramutse uyanze ndayifata mukase. Mercedes Benz. Ubundi bwoko buzaza mbere buzaba butarashyika n'ubuyibanziriza, ni nka yanka bashyira imbere ariko atari inkwano. Murakoze cyane MC. Umwanya umpaye ndagushimira. Reka dukomere Imana amashyi. Tumukomere amashyi, yambaye ikanzu nziza. Okay, murakoze kumpa umwanya. Ntabwo nari nzi ko ibi birori biri butahe, ntabwo nari nzi ko ari buze abantu bangana gutya. Abantu mwese mwaje mbanje kubashimira n'abatumiye bagenzi babo. I'm so happy kubabona mwese hano. Sinzi ukuntu nabisobanura, turi gukata keke, ntabwo nizeraga yuko nzakata keke kubera situation nagiye nyuramo. Nari nzi ko kuri uyu munsi batari gukata keke, maybe bari kuba bari ku kiyo cyanjye, bari kunkingura, ariko siko byagenze. Stage yo kuvuga amagambo amwe ngo Charlene yari ameze utya, yari umuklasmate umeze utya, yari umuvandimwe umeze utya,
banje kubishimira Imana ko banatiye keke ko nagize anniversaire wenda anniversaire aba ari ikintu kiri normal mu buzima bw'umuntu ariko iyo bigeze kuri njye mba numva atari ikintu cyoroheje kiba ari ikintu gikomeye kuko ntabwo aba ari ibintu mba niteguye ndabasaba mu mpanga amaso ntabwo mfite isoni zo kurebana namwe n'amatwi yanyu kugira ngo nkoreshe umwanya muto ushoboka wose ndabyibuka morning mbyuka nagize akabazo kari kunsaba yuko ibi birori nariko bikansoringa ariko shima Imana ko yamaye abantu hafi bambera like urubavu missing bit bambera urubavu rumwe mba nabuze bakambera imbaraga aho ntari bagakomeza kumbonamo imbaraga bagakomeza kubona ko nubwo ibintu bimeze nabi bishobora kugenda neza wenda abo tubana everyday barabizi n'ababyeyi banjye aba classmate banjye bo ntabwo bazi bikeya babona ndi Charlene ho ruseka babona ndi Charlene ndafite ikibazo ariko sometimes biba ari ngombwa yuko uhisha ngo umeze nabi ntabwo bimeze neza kugira ngo ukomeze uzamuke ukomeze nyine ubeho ko ntabwo ari necessary ko uzajya uhora ubabaye abantu mwaje mu kirori cyanjye kambabwira ikintu cya mbere sibyo mujye muhora mwishimye ugerageze wishime muri situation mbi wishime handi utabona ko nta byishimo bihari ujye ugerageza wishime kuko life is short ubuzima ni butoya ariko ujye ugerageza wishakemo ibyishimo bidahari sibyo wishakemo ikintu kidahari bya byishimo bidahari courage idahari kuryama gusinzire bidahari wowe ujye ubyiremamo kuko imbaraga zose umuntu akenera courage yose umuntu akenera buri kintu cyose umuntu akenera kiba kiriwe mu mutima wiwe wowe ubwawe ni wowe imbaraga zawe wowe ubwawe ni wowe ibyishimo byawe ni wowe buri kintu cyose ukeneye so ikintu cyatumye mbateranyiriza hano mwese no guserebura anniversaire yanjye muri ubu buryo ni aba bantu mureba hano mwembi umumama watwigishije yavuze ngo Imana ntabwo mbyibuka neza ngo ntuzantware ubuzima bugicagase cyangwa se iminsi igicagase nkiri mutoya ntabwo binteye isoni kubivuga like kamenda nkoresha urugero nk'abantu bateretana nk'iyo uterese umuntu akagutera indobo uzi ukuntu bimera abantu ukarwara akadege ukarara udasinziriye sibyo oya muretse ntabwo ariko utekereze ari nka mama wawe warwariye akadege ari nka papa wawe warwariye akadege ni papa wawe yes ni mama wawe ariko ntabwo wagize ubushobozi bwo gukundwa nawe ayo mahirwe ntiwayagize ntabwo ushaka kugaruka mu mateka yarangiye ariko nzi ko imyaka yose naravuze Charlene ntabwo nzongera guserebura birthday yanjye nta mpamvu yo kuyiserebura nzi ko naruhije mama I know mama narwara buri munsi Charlene banyishyura ishuri sinize amafaranga arasohoka buri kanya ariko Charlene nkabona nta kintu ninjiza bikambabaza impamvu nari mvuze ngo kurwarira akadege umuntu from day one nakunze papa wanjye ndamukunda byakataraboneka narabizi ko ari umuntu nkunda ariko sinagize amahirwe yo gukundwa nawe ngo nkunde nk'uko njye mbyifuza kugeza ubwo nafashe umwanzuro ati ntanzigera mfata bidi yanjye until wenda umwaka uzajya kugera papa akambwira uti Charlene twiyungere umukobwa wanjye gukunda urukundo nk'urwo nkunda but everything nta kintu kigeze gihinduka from day one until now biranga noneho ejo bundi ubwo nicaye ndatekereza avuga ati ese rigobwa ko nzajya niyime ibyiza niyime guseka niyime kwishima nta mpamvu ariko nubwo urwo rukundo rwa papa ntigeze ndubona kandi ari we muntu nakundaga kurusha abandi ku isi sogokuru wanjye niwe wambereye uwo muntu akunda kumbyinirira ngo nyabusharini ngo gakobwa kanjye tugambo twose umwana w'umukobwa yakunda kumva kuri papa we ikintu cyiza cyose umwana w'umukobwa yakifuza kuri papa we sogokuru wanjye niwe yari ahari
niyo mpamvu ndi umukobwa ugira urukundo ngira amahoro ndabizi ko nari umuntu mubi ariko ukuntu rimwe ubuzima bumwe na bumwe ntabwo bwari kunyemerera kuba umuntu we ndi w'uyu munsi ariko uwo ndi w'uyu munsi urukundo mfite amahoro mfite kuba waza nkagusangiza urukundo mfite sinywere ku mutima bubi byose ni sogokuru wanjye byose mbikesha na nyogokuru wanjye papa wambabarira ugahaguruka nubwo ufite imbaraga nkeya igihe kimwe naricaye mbwira Imana ati Imana uzambabarire mu bintu byose unkorera saba kurangiza uzamutize imyaka yo kubaho ntabwo ndaba successful nk'uko mbyifuza n'amafaranga yaba ari muri uru rugo n'aya mama ntabwo ari ayanjye ndibwira Imana tuzandindire sogokuru wanjye kugeza igihe nzaba ndi Charlene ubasha kwigurira ikintu ubasha kwimenyera buri kimwe cyose kugira sogokuru umwereke urukundo yankunze umubyeyi gukunda umwana ni inshingano ze ariko hari igihe biba birenze buretse kumwicaza niyo mpamvu papa abantu iki kirori aba bantu bose ubona bateranye hano kubera wowe kuko ngushimira ubu watumye mbawe gushimira yuko wankunze reka mbabwire ari umuntu uzakubonamo imbaraga zidahari umuntu uzakubonamo icyiza wowe ubona nta cyiza kikurimo umuntu uzakubonamo ubwiza budahari umuntu uzakubonamo imbaraga nta mbaraga kuko zikurimo umuntu uzahora ukubonamo icyiza akahaba ku bwawe ushobotse udashobotse umeze nk'umuzimu uri ikintu utamenya uwo muntu uzamuha agaciro mu buzima bwawe yaba umukobwa uri hano umugabo uri hano buri muntu wese icyiciro cyose umuntu uzamuha agaciro papa ntabwo buri kimwe cyose bankoreye ntugire ngo wabikoraga gutya gusa ngo nari akana gato narabizirikanye ku ndiba y'umutima wanjye iyo birafashe umwanzuro wo guhagurutsa abantu bose ngo nzagushimire saha bigarukira ko nzagushimira n'imbere y'isi yose gushimira umuntu wangize we papa nibyo ndagushimiye mwana wanjye nawe nimba ushimiye ariko ntuzibeshye ko ubu ndi mu marembera bya bindi by'uvuga ngo yewe ubu noneho ngo Imana n'ubikujyanye ngo sinazongera kuyivugisha nta gihe utazayivugisha kuko nanjye ndarembye nta kibi rwose mwana wanjye basi Imana yo mu ijuru byumve ko nyishimiye ntabwo ndimo rwose icyo ngusabira Imana izaguha ubugingo kandi Imana imbabare yagutiza umwuka kugira ngo nzakwereke n'ikindi kirori kitari iki ikirori kizaba gikomeye nzakwambika n'ikamba ndetse nkagenda ko narebye byinshi oya narebye ibirori byinshi icaza umusaza kanshimire na nyogokuru wanjye hari ikintu nibuka navukanye ubumuga mvuka akaguru kanjye kamwe gafite ikibazo ariko nkurira kwa nyogokuru yarankunze sinzi inkoni ze sinzi ibitutsi byiwe yarankunze amfata neza nkajya mbyuka yanshyuhije Charlene akanyoza mu gitondo nkajya ku ishuri mama wahaguruka gato mbabwire amateka y'abari 94 mu Rwanda bahora bayibuka ariko ntabwo bayibuka kubera yuko ari inzika bafitiye abantu biciye abandi no bayibuka kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba muri iki gihugu nawe ntuzigere wibagirwa nawe yaba ari akantu gato umuntu yagukoreye kuko ubuzima turimo buragoye gukorera umuntu ikintu cyiza gikomeye nawe wenda afite ibikomere ariko ukirengagiza ibikomere byawe umuntu ukamwomora ukamufasha umuntu ukugirira neza umuntu kwandikira morning umuntu kwandikira hi umuntu kwandikira good evening akakubwira ngo hariye umuntu akakubwira ngo umeze neza ngo bon appetit biki utwo twose ujye duha agaciro kuko hari abantu batubuze ako uzajya ubiha agaciro nyogokuru wanjye ikintu mushimira ibaze yaramfataga akagenda urugendo rurerure pe
n'amaguru ampetse anjyanye Gatagara kugira ngo njye kubona insimburangingo. Ntiyigeze abyinubira, nta mafaranga nari bumuheho, nari shapeless, nari hopeless, nari nothing, ku buryo wari kundeba urandeba uyu munsi aka gasura nagahoranye, wari kundeba ukavuga ati uyu mwana nta kintu azimarira. Ariko umuntu nzi uwo munsi n'unzi uyu munsi biratandukanye cyane. Uko nari ndejo ntabwo ari ko uyu munsi ndi. Ariko mama ntabwo nigeze nzibagirwa, ndabizi yarampekaga ndi gato nkabwira ati mama nubwo uri kumpeka unjyana n'amaguru sinzigera mbyibagirwa. Niyo mpamvu rero mama nanjye nshaka kubwira uyu munsi, wampekaga tugenda i Gatagara ukanjyana ku zuba unaniwe nta kintu nari buguye, ntiwari uzi ko nzanakura nkaba wenda umwana umeze icyo wavuga ijambo imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya. Ariko ikintu musezeranyije ni uko mu minsi yose uzaba ukiriho nanjye nzaguheka, ntabwo uzarira amari uko mbishoboye, nubwo nyiri umwana mutoya ntarangiza kwiga, but uko mbishoboye nzabigukorera, nzabubahisha mwese nk'uko muri ababyeyi banjye. Umenye ko imbaraga wantakajeho ukajya unkunda ukanyereka ko ndi umwana muzima, ntabwo byose nabyibagiwe. wakoze Wakicaye najyaga mweka nkagenda mwese twagera mu nzira naniwe mbiruhutsa nkamugira hasi ati mpati humura hari igihe uzaruhuka. Ibyo nabyo bikantera agahinda, ariko Imana ishimwe kuko yakuze akaba gutya, akaba ari umwana uzi ubwenge, umwana abana benshi basubira bashima babakoreye ibintu nk'ibyo ni bake, ntabwo bose ariko babikora. Turakoze kandi ndashaka gucunguza uburyo umwete kamagurutse. Ikibasumba cyanjye ni mama wanjye. Mama wanjye rero ni umugore, kandi mvuge gutyo, ni umugore ugibwaho impaka n'abantu benshi mu masosho media, ahantu hose bamujyaho impaka, bamuvugaho ibyiza bakamuvugaho ibibi, but whatever you can say, she's my mom and ndamukunda kandi ndanamwubaha. Mama wanjye ni umugore w'intwari, kamubashimire. Ni umugore uzi kurwana, ni umugore uzi gufata inshingano nawe zaba atarize ariko akazigirize. Uyu Charlene mureba mwese, mundebe mwese, ntabwo afite isoni zo kundeba. Charlene mureba uyu munsi, Charlene muzi ukunzi kose, ndi art cyangwa se ndi igihangano cya mama wanjye, ndi igihangano cya mama Charlene. Imbaraga mumbonamo cyo niko mpagarara no nkavugira imbere yanyu, byose ni imbaraga nakuye muri mama. Yabaga hari narapfaga, sinzi niba mwabonye ino nuze yanjye, ino kato yanjye, keke yanjye nashizeho ifoto imwe. Icyo gihe nameze nk'uwapfuye, ibizamini bigiye kuba, ariko mama ntabwo yigeze ansiga. Yanyeretse ko Charlene today ntabwo wagiye ku ishuri, ko tomorrow uzajyayo, uyu munsi urababaye ko ejo uzaba wishimye. Mama mushimira umudamu uriwe. Bavuga ngo uri igiki, bavuga ngo uri igiki, ibyo ntukabyiteho. Icyo nzi ni uko ngewe umukobwa wawe tubana imyaka yose, nzi yuko uri umubyeyi mwiza kandi nzahora mbigushimira. Ndetse n'abavandimwe banjye nubwo bataza ngo babivugire hano, ni bato ntibagire isoni, ariko uri umubyeyi mwiza kandi nzahora mbigushira. Indi gushima yuko wamfashije muri ibi birori bikaba byatashye bigeze ahangaha. Ndagushimiye cyane, wajya kwicaye. So ndashimira abavandimwe ba mama wanjye, harimo uri hariya mama Shania na Nuriya ari hehe, na Betty rero nguriya yarize, n'undi Cyiza we sinzi ahantu ari. Bose ndabashimiye cyane, barankunze. Betty yaranyezaga akankubamaga n'ibiti iyo nari mbirwaye, twirirwa dukatana mu rutoki, twiruka mu rutoki. Ari nzi kwiruka ariko nari mfite akaguru kamwe, ariko narirukaga wajya kumfata nkabona uriye nageze mu giti cyabo hejuru utapfa kumbona. Reka mbabwire ndi gukoresha iminota mike, mwihangane nta kintu muri bubi. Mama Shania na Betty nabasaba mukamba baramukaza na Cyiza nkabashimira, ariko mbashimiye bose. Reka mbabwire kugira umuryango mwiza ni amahirwe kandi ni umugisha waganya.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Charlene. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? How old are you now, Charlene?